Amateka y'ibihangange byabayeho mu Rwanda harimo abagiye bagira imyitwarire ifite amateka yihariye n'imvugo zikakaye zifite byinshi zihatse mu mibereho yabo ndetse no mu mateka y'igihugu. Ubimburiye abandi tugiye gutekerezwa imyifatire ya muranze n'imvugo ze ni Rukara Rwa Bishingwe. Ikivugo cye ari nacyo cyari gikuyemo ibigwi n'ibirindiro cyari Rukara rw'igikundiro rwa Semukanya inahana batatu. Rukara ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi wari ufite igisingizo kigira kiti Nyirakavumbi nyina w'amavubi. Yavukiye mu Gahunga Kabarashi uni mu murenge wa Gahunga wo mu karere ka Burera. Umusozi bitiriye umuryango ukomokamo w'abacyaba b'Abarashi. Ni umugabo w'igitangarirwa mu mateka y'u Rwanda. Bwa mbere wahangaye umuzungu akamusumira akamwica. Rukara Rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, ibigango n'igitinyiro nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Amateka agaragaza ko yari afite nka metero 1 na santimetero 90 mu gihagararo. Igihagararo n'ibigango bikaba ari umwihariko w'Abarashi kuko mu miryango yose yo kwa Rukara nta muntu wigeze ajya munsi ya metero na santimetero 70 z'uburebure. Rukara yarazwiho ubuhanga ku rugamba nk'umukogoto w'umuheto. Yatwaraga imitwe y'ingabo igera kuri 4 ariyo urukandagira, abemeranzige, uruyenzi n'abakemba ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga watwaye u Rwanda kuva mu 1897 kugeza mu 1931. Yatabarutse muri Mata 1910 apfanyuzwe n'Abadage bakolonizaga u Rwanda. Icyo gihe bamuryozaga umuzungu w'umupadiri Pauline Purupiasi yari amaze kwica ku wa mbere Mata 1910. Benshi bamufata nk'intwari byahebuje kubera ko yagaragaje kurwanya agasuzuguro k'abakoloni bari batangiye gutera imirwa ubutaka bwa gakondo yabo kandi batabanje kubijyaho inama. Hashize imyaka myinshi Rukara Rwa Bishingwe atabarutse. Abacukumbuzi b'amateka hari byinshi bakimwibukiraho, yaba ibikorwa bidasanzwe byamuranze ndetse n'imvugo zikakaye yagiye avuga mu bihe bitandukanye. Zimwe mu mvugo zikomeye zaranze Rukara Rwa Bishingwe: aho kuba umugaragu w'umugore nta mwinjira. Nk'uko amateka y'imiterere y'ubuyobozi bw'u Rwanda bidutekerereza, kuva ku ngoma y'umwami Mutara Nsoro Semugeshi yashyizeho imiterere ihariye y'abagaragu b'ubugabekazi abatandukanye n'ab'ibwami nk'uko byari bimeze ku bami bamubanjirije. Abagaragu b'ubugabekazi bahabwa izina ryihariye ari ryo amadebe, bakagira umutware wabo ubakuriye witwaga intebe y'amadebe. Uko ingoma zagiye zakuranwa buri wese uruhare rwe arwigiza imbere, ni nako iryo zina ry'abagaragu b'ubugabekazi bagiye bariherekanya kugeza ku ndunduro y'ingoma ya cyami mu Rwanda. Nuko igihe kimwe ibwami bashatse gutoranya mu ngabo uzaba intebe y'amadebe ku mugabekazi Kanjogera nyina wa Yuhi wa gatanu Musinga. Bazenguruka mu ngabo zose no mu bagabo bazo baza kugera kuri Rukara Rwa Bishingwe watwaraga imitwe y'ingabo igera kuri 4 yari ikomeye mu bihe by'ingoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Aha bikaba bigaragara ko ari we wagombaga kuba akurikira umugabekazi Kanjogera mu cyubahiro cy'amadebe y'ubugabekazi. Rukara ngo bamugereho ararahira avuga mu ijwi rikakaye abihakana agira ati aho kugira ngo mbe umugaragu w'umugore namwinjira. Kwinjira ni ukujya kubana n'umugore wapfakaye ariko ukamutungira mu rugo rwe. Nubwo atabivuze mu buryo bweruye, yashakaga kugaragaza ko adashobora kuba umugaragu wa Kanjogera, ahubwo yahitamo kuba umugabo we. Kanjogera yari umugore wa Kigeli Rwabugiri watanze kwa 15 Nzeri 1895 atangira inzira y'ubupfakazi atyo. Nubwo Rukara Rwa Bishingwe yavuze iryo jambo rikakaye ryo kubaho ku mugabekazi Kanjogera, ariko niyo yari kubigerageza ntibyari gushoboka kuko iteka ryaciwe n'umwami Kirima Rugwe watwaye u Rwanda ahagana mu 1345 n'1378 yaciye iteka ko nta mugabekazi uzongera gushaka umugabo mu gihe apfakaye akiri muto. Iyo mvugo yateruwe na Rukara Rwa Bishingwe niyagaragaye nk'agasuzuguro yasuzuguye ubugabekazi bamushakaga muri uwo mwanya, ahubwo yafashwe no kwisumbukuruza guhanitse. Aho kugira ngo ahanirwe kuba yarasuzuguye ibwami bw'ibugabekazi akanga kuba intebe y'amadebe, imvugo ye yabaye ibisetso. Benshi bayifata nk'amagambo yo gutebya, batinda muri ibyo nibirirwa banakurikirana impamvu yo guhakana kwe. Nubwo bitakomeje guhabwa uburemere nk'ibyabujije gukurura amakimbirane no gusuzugurana hagati y'umugabekazi Kanjogera na Rukara Rwa Bishingwe, byageze naho Kanjogera atekereza gutanga Rukara Rwa Bishingwe ngo aryozwe iryo jambo ry'agasuzuguro yavuze, akananga kubahiriza inshingano bari bamuhaye, ariko azitirwa no kuba yari umutware w'imitwe y'ingabo ikomeye yari yiganjemo abakogoto b'umuheto bakomokaga mu muryango we. Kanjogera bimuyobeye aricecekera abifata nk'ibitarabayeho, ahubwo akajya yifatanya n'abandi bakuru b'igihugu. Rukara Rwa Bishingwe yigeze kunyara ku ntebe y'umugabekazi Kanjogera ayihagurutseho. Mu buzima
buzima bwe Rukara rwa Bishingwe yakunze guhinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagera ku mugabekazi Nyiraruhi Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga wari ukiri umwana muto muri icyo gihe bikaba akarusho. Umunsi umwe Rukara yasanze uyu mugabekazi wakundaga guca imanza yikinze inyuma y'inyegamo, maze ngo aramuhinyura avuga ko urubanza rwo mu nyegamo na nyina Nyirakavumbi yaruca. Usibye n'ibyo ngo hari n'igihe yamunyariye ku ntebe undi ayihagurutseho. Abasesengura amateka ya Rukara rwa Bishingwe badutekereza ko icyo yapfaga na Kanjogera cyari gishingiye ku kuba yaragiye kumutanga ngo aryozwe kuba yaranze kuba umutware w'amadebe y'ibwami, ariko kandi banapfaga ko yemezaga ko Kanjogera atari uwo kubahwa kuko yibye ingoma ya Rutarindwa ubwo yari yugarijwe n'abamurwanya, agahitamo kwitwikira mu nzu maze ingoma akayiha umuhungu we Musinga. Rukara rwa Bishingwe yabewe uyu muzu yari yakenyeye ahenera Ndungutse. Rukara yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse yishingikirize ko se na sekuru bahazwe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganye nabo. Ndungutse yasubije Rukara ati narabimenyega Rukara humura ndabakurinda. Bukeye Ndungutse yoherejwe urwandiko n'abazungu bamusaba kubafatira Rukara. Nubwo Nyirinkwaya yari yaburiye Rukara ko yaguzwe agiye kwicwa, Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihuru, ko yemeye kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse yamutumyeho Rukara ngo babuguze, bakibuguza Rukara yubuye amaso abona mu nanzi z'urugo uwitwa Paulo arahingutse. Rukara ati yamaye inka Bishingwe, ese Ndungutse nawe koko ngibiriya ibyo nanganye nabyo biraje. Ndungutse niko kumusubiza ati humura ndabikurinda. Rukara ati ntabwo kibindinze ahubwo wananze mba ndoga umwami. Uwo Paulo yaje bwangu ageze ngo arasuhuza Rukara mu ndamukanyo ngo Yambu, maze Rukara ati Yambu nayanganiye na shobuja. Igitero simusiga cyari kizanye na Paulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avumye Ndungutse ati ntukimi Rwanda Ndungucyaba ndagiye urw'igikundiro rwa Semukanya, ngiye kwishyura icyo nakoze ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Rukara yiyambura imuzu ahenera Ndungutse amuvuma. Kugeza ubwo twakoraga iki kiganiro mu Rwanda haracyari imiryango myinshi ifite igisekuruza zikura kuri Rukara rwa Bishingwe, kandi benshi bamwibuka nk'intwari yahanganye gucogoza abakoloni b'abazungu baserukanye agasuzuguro kanuka mu bukonde bwa Gihanga. Benshi mu banyamateka bemeza ko umuryango w'Abacyaba w'Abarashi wagutse, ubu ukaba wawusanga hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu bice bya Ruhengeri na Gisenyi. Abo mu muryango we bemeza ko bamufata nk'intwari, ndetse rimwe na rimwe basaba ko yashyirwa mu byiciro by'intwari.